Sire, ma telefone ndashaka kuganiriza akantu gato. Mva rero mwana wanjye, urabona igihe gishize mama yarapfuye. Ngiye kugushakira undi mama wawe kandi azagufata nk'umwana we. Rero mu kanya gatoya mama wawe agiye kuza wundi wa kabiri kandi ndabizi neza azagufata neza nta kibazo. Nta kibazo papa, nari nkeneye umubyeyi ndishimye cyane. Ndabizi azagufata neza nta kibazo kandi ni umuntu mwiza nari. Ahubwo ndabona namumagaye. Allo? Oui, chérie, ko nageze? Wageze ku muhanda? Sawa ndaje ngufate nta kibazo. Sawa. Reka njye kumureba noneho muzanye. Sibyo? Bazamfata neza nk'uko papa bizira. Aha, natamfata neza nzabakubitana mu nzu. Nanjye ko niyizira. Yamba chérie. Meze neza. Urakomeye. Reka kana keza. Ko kwitande. Yitwa Sireyi. Ni byiza. Urakana keza. Rero mwana wanjye Sireyi, dore niwe nagira ngo mwereke niwe mama wagiye gukora mama wawe. Muganire, genda bana ukazi bamumagaye, ngiye turaganira nimugoroba nta kibazo. Sibyo? Kandi ndabizi azagufata neza, ujye umufata nka mama wawe. Mama ngwino nkwereka ahantu bika igikapu. Turabonana n'ingaruka. Umeze gute mama? Ngo nyoko. Umva nje ntago ndi nyoko. Nta nubwo nzabona nyoko. Umva, biraje bihinduka muri urugo kakanya. Ese undi reka nkubaze. Uzi gukoropa no koza ibyo no gufura? Ntabyo nzaye ko papa azashaka umukozi. Umukozi wo kugira ate? Wo kujya abikora. Hanyuma ugakora iki? Ngese barambyaye ngo ugomba gukora imirimo muri uru rugo. Ntago natuma se ashaka umukozi kandi uhari. Ugomba kubikora. nayo nzakora. Uzayikora byanga bikunze. Wese waje kumara iki hano? Ngese naje kubabera umukozi. Nase waje gutura amahanga. Kuko ngenda umwana mu bakina ngo ngomba ngiye gukora imirimo. Iyi mirimo ni yawe mere uyu munsi akakanya. Tangira ufura. Ko bakureze buje. Niko bimeze kuko bacu turaba boss. Nanjye ntabyo nzajya nkora none. Uzabikora. Wowe abubwo uzabikora ujye nateka. Jewe? Aho ngo baragushutse, aho baranakubeshye. Ujye unanyoza. Wowe nkoza? Unyoza. Na papa we ntago namwoza. Maze uzajya umfurira unafurire papa nawe wifurire. Ego ko mana yanjye. Urashekeje wa mwana uramenye. Ni wacu ntago nigeze fura. Uzajya ubikora niba barakureze bujeyi. Ye ntago bandeze bujeyi. Ugomba kubikora matarakureze bujeyi. Ugomba gukora kuhereza isaha n'uyu munota. Ngo ntago uzi gufura. Umva reka nze nkwereke. Ubu haraje gushya. Haje gushya koko, harahiye byararangiye. Umva ndavuze iyi myenda uhere no kuri iyi ngiyi kwanza. Uhere kuri iyi ngiyi. Nayo pfura. Nago papa yakuzanye hano ngo ngiye nkufurira. Uranyumva? Ariko umwana ari umunyagasuzuguro. Uzabikora wanze ukunze. Uzabikora nutabikora n'inkoni zizashya, n'inkoni zizajyaho. Na papa ari papa nago mufurira hanyuma ngo ari wawe mfurira. Ugomba kubifura kubera ko naje mu rugo. Niba waje mu rugo se ngenda umukozi wawe. Ugomba kuba umukozi wanjye, nashaka umukozi uturamye aho ngaho. Waba urya ibyiki? Uzamushaka se kari papa uzamushaka. Ntabwo natuma muhemba kandi uturamye aho ngaho. Ugomba kubikora. Wagize amahirwe ntiwabona akazi ngo none njye nkufurira. Ntabyo nzafura. Ugomba kubikora. Ntabyo nzafura. Umva ngubwire wa mwana we, umenye ko irari rigiye kubana n'inyama. Ubwo se ushatse kuvuga iki? Ngo ashatse kuvuga iki? Umenye ko ipusi igiye kubana n'imbeba none aka kanya. Umenye ariko yuko ipusi ivunitse imbeba yikinira hejuru ku mutwe. Umva umenye ko nari nyoko. Sinzigira mbana nyoko. Naje kwishimana na papa wawe. Sibyo? Nani isoni. Je ntabwo naje kurira icyana cye. Naje kurira icyana cye se.
ndiburire cyana cye nabo mu muhanda nabafata nkagenda nkabareba. ngenda abana uri gukina filime ariko uzi gukina filime koko neza we njyewe ndabona uri kunyinira filime rwose. Nkumva di umenye ko iyo atari filime ahubwo ni ibintu biri kuba live. ariko ubundi niwe wazanye na papa cyangwa hajo ukuntu waje unyiterurishwa ariko uburyarya bubaho koko. Umva uyubona ni njye ntabwo nigeze mpinduka ni wa wundi waje. Umva akiri imyenda ahubwo ujye kwishyura gira vuba vuba. nakubwiye ko ntazamesa ibyayi byawe nari umukozi wawe. uzashaka umukozi cyangwa uzabwire papa waje kwishimana nawe ashaka umukozi. ngo ntayufura umva uraje uyifure kandi ndaramuka numva ikintu twaganire papa wakimenye. Umva uraje uzambona nzakwirenza. none uje guhangana nanjye ngiye banyita Slay none uje guhangana n'Slay ureka isi iraje kubona. mangana nawe ahubwo uraje umbone. nkubona narabonye ntabwo nzongera kubona ubwa kabiri. Umva nkubwire wa mwana ugiye kubana n'agahinda. njye agahinda nakabonye kera ntabwo nzongera kukabona. abo cyangwa iryo zina ryawe niryo bita agahinda. ndumva iryo zina rigaragaza aho uturuka. harya yavuze ko imyenda utari buyifure. ntayo mfura ndi ahubwo reka mve impande ahubwo uri no kuntera stress reka nigende. ubiki cyane kuko nzakigira ino ngo nta myenda afura mbese ngerabona ko naje kuba umukozi ahangaha koko. Umva turaje duhangana ariko. karibu sheri meze neza. byagenze neza. Ese sheri meze gute ku kazi? cyane rero neza nta kibazo. Ire neza nta kibazo. Iriwe neza ibintu byagenze neza uyu munsi. Yabana akazi nakakoze neza tu. Kwipimana ni byiza. Umwana se mwirirwanye neza. Sha mwana twirigana neza Sireye. Sha meze neza nta kibazo. None se yagiye ko nasanze hano. Sha sikarano hanze. Gahamagara kazi kanzu. Reka nkabwire kazi. Sireye. karame Wewe nusoze papa wawe. Numeze bite? Uyu munsi wiriwe neza. Wabonye mama wawe se hari ikibazo cye? Kandi ndaramuka numva ikintu twaganire papa wakimenye. Umva uraje uzambona nzakwirenza. nta kibazo twiriwe neza. Sheri reka ngiye kuruhukaho gatoya. Numva naniwe cyane mvuye mu kazi. Sawa sheri nta kibazo urakoze. Usibeshe wivuga inzoga.